ari abo turi kumwe aha ngaha ari abo n'abadahari abantu bagiye batera indi ntambwe bakweshoninga ibiri kuba niyo mpamvu dosiye ya Jean Paul irimo byinshi aho dosiye igeze atangiye kuzanamo umudamu wa Prince Kid ari na Prince Kid ntawe tubona nubwo yayikatiwe 5 none hazanyemo umugore we gusa dosiye ya Jean Paul ikaze kubera abantu bari rega nibyo nkubwira ngo muri izo kese zose burubanza twabonye Prince Kid tubona Jean Paul ariko ari amadosiye ntago yatwara abantu bari munsi ya 20 urumva ko na Jolly abizi ko hari abakoresha Jean Paul abo bantu ni bantu ki izo nizo za question makazi muherekeza hari kandi cya kabiri Jean Paul ibintu bimwe mu bimushuka tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Alright, Jealous Official TV nanone kandi turabashimiye kongera kubana natwe nkuko bisanzwe ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Tubaha ikaze nanone aririra ko tubaha ikaze buri gihe tubaha ikaze twababwira tuti tuboneyeho kubaha ikaze muri Urban by City Blue uko natwe twahahawe ikaze. Niho tuba twicaye kugira ngo tuganire ubwo tuba tugira ngo namwe muzaze murebe ibyo twabarushije muri hoteli nziza cyane iyo kuruhukiramo mu buryo ubwo ari bwo bwose waba uri kumwe n'abawe uwawe urari gihe uzana n'abawe cyangwa ukazana n'uwawe byaryoha rwose nyambona hejuru hano tuba turi muri the office nyambona rwose ka date kaho kakora umuti wahavugira ijambo rizima so Karegeya nanone kandi ndagushimiye nanakwakira wongeye kwirirwa neza meze utese biraho ariko nyine kwa kane umunaniro umaze kugira icyumweru kiba kigeze kure kabisa umunaniro n'uwo mu matora nturashira nabonye n'ibikorwa bijyanye no gutangaza amajwi muri rusange nabyo bikomeje no munsi wa updatinze ariko kandi ngira ngo na 27 irimo tuzabona finale no kuri 20 hari ibyo bazatangaza 27 nibwo bazavuga finale yego nabo mu byiciro byihariye bamaze kumenyekana nuko ariko finale ni 27 irimo tuzavuga tuti amajwi ya nyuma naya uko imibare ya NEC izaba ibigaragaza so rero n'ibindi bikorwa bigenda bikomeza ngira ngo yaba mu bisata bitandukanye cyane cyane mu butabera niho uyu munsi ngira ngo twibande nyuma yuko umunyamakuru umugenzi wacu Jean Paul Nkundineza ku munsi w'ejo aburanye ku bujurire ariko ubujurire yahuriyeho n'ubushinjacyaha Jean Paul yarajuriye asanga n'ubushinjacyaha nabwo bwarajuriye ubushinjacyaha buti ntabwo twebwe twanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko rw'ibanze kubera ko rworoheje ibihano mu by'ukuri ibyaha rwahamije Jean Paul rwagombaga kumuha imyaka 5 Jean Paul Nkundineza nawe ati ibyo navuze byose bisuzumwe hagendewe ku mabwiriza n'amategeko agenga abanyamakuru binyuze muri RMC ariko kandi ndanasaba imbabazi ku bw'amakosa nakoze ayo yaba Miss Jolly ndetse n'abanyarwanda muri rusange nuko yasoje ariko kandi kuri no nshuro agashya numvise mwiburanisha uko Jean Paul yeruye akavuga ko amakuru yatangaje yayahabwaga n'umugore wa Prince Kid so numva ko n'urubanza narwo by'ukuri rwa case yatangiye
tubona ari kesi ishobora kurangira byoroshye, ariko mbona igenda ifata indi sura buryo byageze muri 5 ngira ngo siyo bahamishije Prince Kid, yahanishijwe Prince Kid, urumva deja kesi umuntu yaba reportingagaho yakuyihanirwa kimwe n'ibindi. So Karegeya rero wenda ndagira ngo uyu munsi udufashe gutera imetero no kumva ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba kuri buri ruhande. Biragoye kuzitera ibintu byageze mu rukiko, ariko nanone ari abo turi kumwe aha ngaha, ari abo n'abadahari, abantu bagiye batera indi ntambwe bakweshoninga ibiri kuba burya ubushize nibwo nabikubwiraga ko hari igikorwa gishobora kwitwa icyaha cyangwa ikosa, hanyuma kikaregerwa, kikagenzwa, kigashinjwa, kikaburanishwa. Muri ayo mayetape niko ibintu byose bigenda bihindura isura cyangwa bihindura inyito. Kuko igikorwa cyose kibaye, umugenzacyaha niwe ugikarifiya nk'icyaha cyangwa ikosa ry'umurimo. Yabiha umushinjacyaha nawe kugira ngo abigeze mu rukiko nuko aba yamaze kubona itegeko rigihana, akabashyira ko nta kiburana azatsinda. None yagera imbere y'umucamanza, nawe umucamanza akareba mu mategeko ibitateganijwe mu mategeko, ubwo nyine biba ntibikora mbese hariya. Ni ukuvuga ngo icyabaye cyose niyo nzira ibanza, iyo niyo nzira ikurikizwa, kureba ese giteganywa n'itegeko riragihanira. Iyo umushinjacyaha atarabona izo ngingo abaretse, hari n'aho ashyingura. Iyo abona ataruburana ngo arutsinde arabyihorera cyane rwose. Niyo mpamvu dosiye ya Jean Paul irimo byinshi, ikomoka ku ya Prince Kid cyane, nayo yarimo byinshi twakunze kuvuga. Prince Kid waburanye wenyine kuri iriya dosiye ivugwamo abantu benshi. Jean Paul nawe araburana wenyine, nawe ntiyikoranye. Urumva yatangiye kuzanamo n'umugore wa Prince Kid aho yakuraga amakuru. Ese Jean Paul we mu byo yavugaga byabaga bimeze bite? Kubera iyo nzira hari ibiba birimo bitagize icyaha, donc umushinjacyaha cyangwa umugenzacyaha bareba bagasanga nta tegeko ribihanira, ariko bitavuze ko ari shyashya. Iyo uvuze ngo wowe kanaka uryamye kuri indi, ntabwo ari cyoho. Ariko uwo kanaka se nyine wenyine bitebye, ibyo ntabwo wajya kubishinja umuntu. Nka Prince Kid par exemple, Prince Kid ibintu yarakurikiranyweho by'uburyo yitwaye mu gikorwa cya Miss Rwanda, byagaragaragamo ko atikorana. Icya mbere buriya responsibility ya mbere agomba kuba iya minisiteri yari ishinzwe umuco, kugira ngo bikore imyaka ingana kuriya. Iyo minisiteri ihari nabo ntabwo ari shyashya, ariko itegeko ntiwaribona rihana umukozi wa minisiteri cyangwa minisiteri. Hakazamo byigeze no kuvuga ko habagamo no gutanga amapasi, ibintu nk'ibyo. Ariko nanone wareba itegeko, gutanga pase y'umuntu mukuru majeur et vacciné nabyo utapfa kubitsinda, icyo ukacyihorera, ariko ntibivuze ko kidahari. Uri kunyumva? Jean Paul nawe abaraje ari uburyo yatangazaga. By the way, kesi ya Prince Kid abantu bayiripotinzeho ni benshi cyane, ariko Jean Paul we ashyiramo umugaga, aribasira cyane cyane, yibasira uriya mukobwa Jolly. Noneho hagaragayemo iki tegeko ryakurikirana, ariko ntabwo mu byo Jean Paul yakoze kuri dosiye ya Prince Kid harimo byinshi. Ariko umushinjacyaha mu idosiye harimo ibiri defendable mu mategeko, ibitari defendable urabyihorera. Uri kubyumva?
urabyibuka ko urabyibuka muri kesi ya Moses ko mu byo yakurikiranyweho ibyo kuvuga ko ahinga urumogi muri Nyungwe atigeze abikurikiranwaho kuko byari kugorana. yavuze ati ntabwo mwakiregeye. Bavuga ati haracyari iperereza dushaka kumenya niba koko aruhingamo. Umucamanza ati ntabwo yakiregeye. Idosiye ya Moses irindi bakorotire ntawe umubajije wamuhaye uburenganzira bwo guhinga muri Nyungwe ngo ni hegitari zingahe ndarabyihorera. Uri kunyumva? Donc nukuvuga ngo mu byibanze nukureba ibigize icyaha giteganywa n'itegeko kinahanwa n'itegeko. Iyo ibyo bitaruzura icyo kintu uracyihorera. Ariko sinyoboye ko kureba nkavuga ngo ese ugira ubwenge wowe. Urumva banguhungabanyije. Ariko ntiwabura itegeko rimpana kuko nakugize ni. Kiretse babyise kuri harya hari icyo bise ari kugiye cya kabera kiri umuvugizi hari abantu arabadamu Nyabugogo bavuze ngo bagize bate bakwenye umunyamahanga nta n'uwari uzi ko ari icyaha. Dore uvuga ngo rukureba ngo ese koko biteganyijwe nk'icyaha iyo atari byo nuko nukurekera. Ariko ntibivanyeho ko wa muntu yahutajwe. Ariko guhutaza kose ntibigize icyaha. Urumva rero Jean Paul aho dosiye igeze atangiye kuzanamo umudamu wa Prince Kid ari na Prince Kid ntawe tubona nubwo yayikatiwe 5 none yazanyemo umugore we usibye ko no gutanga amakuru keretse yaratanze atariyo ubwo wenda babaramutse inzego zimubonye nazo hari ibindi za ariko nawe yamuzanyemo nubundi kuri cyo ubushinjacyaha bwavuga ko yatangaje ibihuha. Ko Jean Paul yatangaje ibihuha noneho avuga aho yabikuye akiburanye bamusaba gihamya urukiko rw'ibanze rwari rwakimugizeho umwere cyo gutangaza ibihuha. Ubushinjacyaha mu kujurira buravuga buti urukiko rw'ibanze rwamugize umwere ku cyaha cyo gutangaza ibihuha kandi yarabitangaje. Nawe aravuga ati nta bihuha natangaje nabikuraga ndetse niba ari ibihuha ntabwo mwagaragaje ibi bivuguruza kugira byitwa ibihuha. Kwerekana aho wakuye amakuru nabyo bisaba nazo ni izindi metero. Bisaba ngo kuvuga ko ari umugore wa Prince Kid bimubwiraga niba atari kodinze cyangwa bitari mu nyandiko nacyo bakizanye byamugora. Ashobora kumuhamagara bagasangira agakawa muri jaride ya Abani hanyuma wenda akabimubwira birashoboka akayamuha amakuru akayamuha ariko ntabwo wabibonera gihamya. Ntabwo ibyo ntiyabibonera icyo yabonera gihamya wenda keretse yari ari kodinze cyangwa se byari mu nyandiko. Ariko ibyo nyine nabyo manza ari nabyo babyita n'amatakirangoyi. Ubundi yagombye gusa dosiye ya Jean Paul ikaze kubera abantu bari mu ya Prince Kid. None nawe mu gutangaza yararengeraga kubera kugira amakuru menshi ariko buryo umunyamakuru muzima nutangaza nibura 20% y'amakuru azi. Yego. Ayuzi yose yishize hanze bihaho. Ona wari ko yavuze? Yavuze ngo ibyo natangazaga ni 20% y'ibyo nari. Nayo rero niyo yatangaje ni nyinshi niyo mpamvu igigejeje hariya. Ntabwo byari ngombwa ko avuga ko harimo procureur general, ntabwo byari ngombwa ko harimo DSG no. Ko bimeze none ukabitangaza mu itangazamakuru ushobora kubivugana n'inshuti mu kabari muri sauna muri siporo sibyo ariko gushyira ahangaha ni yinde tape na bya bindi bita gusebanya nabyo bisaba gihamya ariko uri muri siporo muri kwigendera ukavuga uti kanaka yagize atya ntabwo kanaka azavuga ngo yaransebeje cyetse babandi ubibwiye baje kuguhamya baje gutanga ubuhamya. Ayo yose ni ama-etape ariko byanze bikunze muri dosiye ya Jean Paul hagombaga kubonekamo ibiteganywa n'amategeko nubwo hari ibindi byaba binakaze yakoze ariko bidateganywa n'amategeko umushinjacyaha atabona amategeko yo kubidefanda. Urabyumva? Ni byinshi urumva rero d'abord kudenonsa abantu bakomeye cyo ni kimwe kudashira amakenga kuri dosiye ya Prince Kid kandi ushobora gusanga afite n'amakuru y'ibindi byose byari muri dosiye ya Prince Kid ari ibyo by'amapase ari iby'iki inzira yose ayizi kuvugamo abo bantu. Ejo bundi wabyuze no mu rukiko bwa mbere yanongeraga akanavuga ko ngira ngo na Joligwe nawe ngo yacuruzaga abakobwa wabyumva akomeje kumwibasira ariko ntabwo ari ukwibasira Jolly
kuko niba utangiye kuvuga ngo kanaka acuruza abakobwa uzagera uvuge n'aba bacuruzaho kandi abo ngabo bacuruzaho nabo ntago boroshye bavugwa urabyumva akanyafu ni ngombwa asubu ntigahagije uretse nyine hazabivuge ko nyine hazabivuge ariko narakubwiye ngo depitarira mu rukiko wowe Jean Paul ukagomezwa gute kuri nacuro noneho yaciye bugufi oya nubwo ntibirumvikana neza cyokora yavuga arigeze kuvuga ngo ariko we ntiyasubira mu itangazamakuru kuvuga Jolly ndetse no ku nshuro ya mbere yarasabye ko ngo yabahagaritse umwuga biragoye Jean Paul kugira ngo wemeze ko asohotse yaceceka none se so kuba ari hariya ari byinshi ushobora gusanga ari yo kubw'inyungu rusange abigeze muri sosiyete niba bigaragara ibintu agaragaza ko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Jean Paul afite amakuru menshi muri dosiye ya Presqu'île cyane kandi nta wizeye neza 100% ko aramutse arikuwe atabishyira hanze kandi abishyize hanze isuri yatera muri sosiyete byahungabanya umudendezo wabamwe kandi abo bamwe nubwo batavuga mu rubanza n'ibyo birimo icya kabiri ikindi ushobora kureba kugira ngo muri dosiye ya Jean Paul sibwo nakubwiraga ko buri nzu igira n'amanexe ari n'ibyavugwaga ko urabona Jean Paul no mu mwuga yakoraga yarafite courage irenze kandi courage irenze ituma abantu bibaza ngo urayikomora kuki kujya mu rubanza rwa Bunyoni motivation urubanza rwa Bunyoni watera imetero ugasanga ati inkuru nagomba gukurayo nari kuzigurisha ntabwo umuseke cyangwa bwiza bwakwishyura inkuru ya Bunyoni ngo buhe Jean Paul amafaranga yavamo tike na hoteli iyo courage abarundi ntibagiye kumva urubanza rwa Bunyoni BBC ntiyaje ijuru rya Amerika ntiyaje wowe Jean Paul ugiye gusaba uruhushya muri yara uti ndashaka kujya urundi mu rubanza icyo gihe abantu barabaza bakareba ngo iyo courage arayikura hehe bakeka ko hari ibindi byihishe inyuma ko haba hari undi ugutuma ko haba hari ukumutivatinga ibyo mu rubanza ntacyo byatwara kujya mu rubanza rwa Bunyoni ntabwo ari icyaha ariko kumenya ko utagiriyeyo bwiza n'umuseke babaza bwiza ati mwamutumye inkuru reka da umuseke mwamutumye inkuru reka da Jean Paul yaregeye irankuru yashaka kuyihande icyo ntago cyaza mu rubanza kuko si icyaha ariko nikivuga ko uwo muntu ari shyashya ubwo ndimo nanga kujya kure nyine hatagira abagira ngo wenda ni ukumwibasira ariko utera imetero muri uru Rwanda urubona yego nubwo itegeko rivuga ngo gusobanura ngo aho ukomora umutungo no kudasobanura ukubaho ntabwo bigize icyaha ariko ni ikibazo sibyo niba ubuzima bwawe ubamo barebye umushahara wa madamu bakareba uwawe bakareba uko aho abana biga bakareba inzu ubamo bakareba imodoka ugendamo bakareba amakonte yawe igiteranyo kikaza kigaragaza kubaho birenze ibyo babonye aho ukomora imibereho ibyo ntabwo ari icyaha ntabwo ari icyaha ariko bashyiraho akamenyetso cyane uri kunyumva cyane sinzi ubwo ndandirinda ko hagira umuntu wumva ko namwibasiye cyangwa kuko abenshi hari abantu bumva ibintu ukundi ariko byanze bikunze n'ubwa mbere dukora ikiganiro no kugera kuri madamu agiye bamamagara batikare yamushirishije ngewe mvuga ibiriho lifestyle ya Jean Paul ugatera n'imetero aho source de revenu za Jean Paul ugakora igiteranyo iyo lifestyle irenze source de revenu ujyaho akamenyetso ko akabazo
ntabwo ari njye ngashyiraho sinzi n'ugashyiraho ariko kajyaho iyo kagiyeho rero ukanyerera ugasitara ku kindi kintu na twa tubazo tuza tuguherekeje nizo za next mba nkubwira. Yego mba numva uri kumva byane iyo bafashe telefone yawe bakayimarana icyumweru bakareba utunyenyeri wakiriye bakareba correspondance ya WhatsApp na repertoire ubwayo repertoire mu cyongereza niyo bita phone book uharira ubwo se siyo yego bakareba na repertoire abantu ugira utunze muri phone yego abo bose nta cyaha kirimo ariko pari raporo yabo basanzemo akabazo kaba kagiyeho none ejo bundi washwana mu kabari wagira ukubita urushyi rworoheje twa tubazo tukaza tuguherekeje hahandi izo ni za next mba mvuga kabisa ibyo rero byamenywa na Jean Paul nta nundi wabimenya wenda we umunsi yabaye libre azatufasha nabishaka nta wundi ubizi n'umudamu washaka kutabimenya simpamya ko ari umunyamakuru uha password umugore we kuko telefone y'umunyamakuru ibirimo abamuha amakuru n'abamuha ibindi birenze amakuru aho rero ntabwo n'umudamu ashobora kutabimenya kuko umudamu wa Jean Paul ari ku rwego rwabaza Jean Paul ngo inkuru ya Bunyoni urayishakaho iki wenda ibya hano ibya Preskid yabimubaza ariko amubwiye ati madame nkorera ivarise ngiye Bujumbura mu rubanza rwa Bunyoni umudamu ari ku rwego rwamubwira ngo urarushakaho iki wowe se wabimubaza biragoye uko rero none ibaze niba utabimubaza uredita we none uwo bashakanye we ni mu gicuku nanjye madame yo mu bwego ngiye kuri tere ntago yirwa baza ngo hariyo case bezi sibyo ngiye mu yinkuru shibira umuntu wanzaniye akantu akavinyo ko mu Butaliyane kubera gukunda ibiganiro ubwo manikingije uzagasanga iwanjye ntibazavuga ati ko gahende wakaguze iki navuye kugafata muri Sainte Famille gateretse mu rugo wanyumva ibwo ari kwa kwirinda twa tu question mark tukujyaho aha waru arikuze reka bagumubwiza ukuri niba ushaka amahoro jya ubandwa habona uranyumva ukwaga bazibwe kabisa aha ubandwa habona kabisa ibyawe bikaba ku karubanda hari abantu benshi bavuga njyewe nta banga ngira uza keretse umbwiye uti iki nkubwiye nibanga kuko nuwampaye ku kavinyo ntabwo yigeze ambwira ngo nzabihishe yego sindamuvuga ariko yavuye mu Butaliyani rero niba utwo tuntu tuba tuza kuri ubwo buryo izo mpano zidasobanutse iyanjye nuko ari a nature yiza kuba an space ubwo navyo nagomba kugira ubundi buryo nikingizamo akareka so ibyo bintu byose rero iyo ugize case nubona nk'iyi case yanjye ya yindi ya wa mudamu wa wundi wandeze nzaburana muri 2026 utu question mark twose tundiho dushobora kuzaza ukadusanga Kibagabaga nayo mu rukiko rw'ibanze cyane rwa Gasabo kandi koko ubwo udu question mark twose tundiho n'utuzanjyaho nyuma ya ushobora kuzadusanga Kibagabaga dossier ari urukoze ari ugutangaza ibitera soni ngira muri ko bambwiye dossier no gutangaza ibitera soni ariko utwo du question mark ayo magifti utwo tunyenyeri twose tushobora kuzaza tumperekeje icyo ntabwo ari ibanga umuntu ni mugari iyo tuvuze ngo umuntu ni mugari imbere ni mugari mu byo atekereza ariko nanone no hanze ni mugari ibimukikije dossier y'umuntu irimo byinshi cyane abantu ngo dossier barakubaza save ukavuga amashuri wize ntuvuze aho wicaye ntuvuze aho wagize ute ibigukikije abo musangira ntuyirwa bashyira muri CV ariko nabo bakontribute kuri CV yawe uri kumva naguhaye comparaison ya case 3 twagiza case ya Ndimbati case ya Barikana case ya Jean Paul
izo zombi abantu bakagombye kuzikuramo amasomo, ari abiga muri RPD, ari abiga mu mafaculté de droit, ziriya kesi zakabaye bakagombye kuzikuraho ubushakashatsi cyangwa bagafuya, ntabwo zisa. Harya ngo Jean Paul azira iki? Gutukana, guhohotera wagize ute? Watanze amakuru. Barikana yashinjwaga iki? Intwaro. Ndimbati yashinjwaga iki? Gusambanya umwana utagejeje imyaka. Nawe nubwo utabyize bivugira abo bantu bakombaye ikiremere ni cyane sikwa musetsa. Ngewe ni iki? Urukuza soni. Ibitera soni. Ngaho fata Jean Paul warunyibukije ngo niki? Fata gutukana, ufate intwaro, ufate mineri. Mu Rwanda hanga ibyo ni ibintu biraha amategeko turayazi. None wo gutukana ari mu 5, uwa mineri yakoze amezi 9 arataha, uw'ibitwaro yamazemo kumwe arataha. Harya bamukasi hazabu y'ibihumbi 500 ngira ngo. Intwaro. Ariko ye siko musetsa. Arewe. Uwo gutukana aracyakurura uburoko. Uw'intwaro aragiye. Uwa mineri areka ye. Wumvise za twadukoresha impaka tuba duherekeje umuntu. Ariko uribuka ko no mu iburanisha ry'ibanze umucamanza avuga ko atabwaye ibihano bisubitse, yavuze ko ikibitera uko atagaragaje gusaba imbabazi. None se nyine kwiza atabigaragaza. Nshuro yazisabye. Ubwo niba yazisabye bararaza kureba. Barebe kabisa. Baraza ubundi yo Jean Paul aba ari umuntu woroha. Ikibazo cye kiba cyararangiye muri RMC. Ibyo nabyumve rwose. Ariko ari we ntiyoroshye, none na twadukwesho numaka tumusora undinze. By the way nta banga ririmo izo question maka navuze, ari ukujya rweza amenyo ku cyaha cya traffic ukavana inkuru 45 ziri mu mwana, ari ukujya mu rubanza rwa Bunyoni, ari ya baby rock yamuvanya aha, haryo ubwo nta handi ngira ngo ibyo byose ni question maka. Nese hose ibyo byose si dossier. Guys, ibyo byose si dossier. Nta cyaha kirimo Jove bien. Ariko se bigaragara gute? Ava, arewe. Udukwesho numaka turi munsi tuba twiyongera. Ko ndumva kikangura. Kuba yaratinze gusaba imbabazi bizanagorana kugira ngo nuwazisaba yumve ko zivuye ku mutima. Kuko yabanje kusa naho atsimbarara nk'uhagaze kuri kwe. Sibyo? Bura nakunze barikana. Ahubwo ni namubona rwose nzanamusura. Yabaye direct. Ntabyo kugorana. Urumva? Ntabyo kugorana birangiriraho. N'urukiko ega n'umucamanza n'umuntu. None ubusuragira ngo societe nyarwanda iyobewe ko nyine Jean Paul yihagarara kurusha barikana. Kandi barikana yari umudepite senior kada whatever. Jean Paul akazana umugaga. Societe irabizi. Umucamanza wakiriye amarira ya barikana. N'uwakiriye umugaga wa Jean Paul. Ari umucamanza umwe akabafata bombi. Tushoye clair. N'abantu bari kubwira bati uyu mugabo yihagaze uwo ni Jean Paul. Uyu mugabo aciye bugufi uwo ni barikana. Urukumva? Rero urumva noneho hanze y'ibyo no guhindagura n'imibanire n'abavoka, imyitwarire mu rukiko cyokora muri imageragero simbizi, ariko harimo byinshi. Harimo byinshi. Nukugera n'ahantu uvuga uti ese koko arekuye societe yabizaniwe ari tayari kuza muri societe yaciye bugufi. Iyi igisubizo kitaraba yego baba kugumishije hariya. Niwe abamusura mwakamugiriye inama. Ca bugufi handika amabaruwa. Pourquoi pas handikira juri. Emera kuzakora ikiganiro kimugira umwere, kimwoza ibirenge. N'ibindi. Ubwo nibwo buzima. Nk'ubu ngiye deja nubwo ntaraburana, umudamu wandeze
ndimo ndamushaka ngo ajya kugera twarabone nagira ibyo nyemerera tubyandike tubijyane kwa noteri nzabyereka umucamanza urumva ko ngiye niteguye kare urabyumva ntabwo nzagenda avuga ngo ngwereka n'ubundi ngo sijye jyenyine ngo n'abandi barabivuga abandi se bari mu rubanza arewe ntabwo uzi hariya hantu hari icyo Jean Paul yagarutseho mu kuburana avuga ko Mutesi Jolly yabajijwe n'inzego z'ubutabera niba ari ikibazo afitanye na Nkundineza avuga ko ngo ntaho baziranye ahubwo ko ngo yaba yarakoreshejwe n'abantu bari bafite inyungu mu rubanza rwa Prince Kid bakoresheje Jean Paul aha wumvise ya manexe uko Jolly yasobanuye niko yasobanuriye umucamanza kuki atashatse abo bantu tuziranye ariko kuki abo bantu badashakwa erega nibyo nkubwira ngo muri izo kesi zose mu rubanza twabonye Prince Kid tubona Jean Paul ariko ari amadosiye ntabwo yatwara abantu bari munsi ya 20 urumva ko na Jolly abizi ko hari abakoresha Jean Paul abo bantu ni bantu ki izo nizo za question makazi muherekeza hari abo bantu ni bantu ki bari ku ruhe rwe Jolly we yemera ko nta naziranye na Jean Paul ko afite abamukoresha abati ahubwo bishoboke ko hari abari bari inyuma mu nyungu zabo yego bakamukoresha abo bantu barazwi nubwo batavuga mu rukiko muri dosiye wasanga bari cyangwa ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bafite none ukabareba ukabatera imetero ngo ni bantu ki ntabwo ari abahinzi b'amateke ntabwo ari abasesenguzi nkanjye no ntabwo ari abakameramani nka Dani ibyo nibyo bigenda byongera twa du question mark ibi urumva ko ni nako igenda iremera nyine kimwe nuko ushobora gusanga hanze y'urukiko bashobora kumuga ati vuga aba bantu emera ko kanaka mwakoranaga agatsimbarara hari ikintu Jean Paul yagarutseho mu iburanisha ariko nanjye wenda mfiteho amakuru kijyanye no kuba hari ibyo yagiye akosora mbere y'uko atabwa muri yombi nyuma yo kugirwa inama na RMC hari ikiganiro yavuzemo Mafia n'ikindi yavuzemo Akagome ibyo yabikoreye kuri yicano icyo gihe icyo yakigarutseho kuko nanjye icyo kintu kizi na raporo yakirahari Lydia yarayikoze icyo yakigarutse aravuga ati ataho nagiye nyerera nahitaga nkosora ibyo ntabwo byamuhasha amahirwe yo kuba yaragiye akosora mbere se ino se ko yari yabibonye ko amakosa yareka kwibasirira mukobwa ntabwo yabibonaga ko amurusha ibiro none se ibyo ari kubazwa si ibyo yakoreye kuri dicano none se niba baramukosoje ibyo ku yawe ntakosore ko bafata umwanzuro wa burundu je vais bien nyine nuko atakosotse nyine niyo yarabikosoreye iwawe akagera ahandi akabisubira byagaragaraga ko n'ibyo yakosoreye iwawe atari abishyize ku mutima nicyo bivuga ubwo ni nk'isubira cyaha kandi iyo wagiriwe inama rimwe kabiri ugasaba imbabazi bakaziguha ariko ntabwo dosiye yawe iba iri vierge iyo ugeze ahandi bavuga ati umaze gusaba imbabazi rimwe kabiri gatatu tubushize rero se umeze nk'utarazisaba na rimwe cyangwa utaragira impamvu zituma zisaba nuko rero ahubwo urumva ko nawe urumva Jean Paul dosiye ye iracyagize ni hatari ubwo nari ndimo mvuga nti ubushinjacyaha gusaba 5 kuri Jean Paul si ukumwigirizaho nkana ariko ndi kumva werekeje imetero udutereye nanjye rwose ndi kumva hari ikintu kinyuzemo ngo urumva reka ari ikintu kikubise kabisa urumva byoroshye Dani aketano karege 5 kuri bino byaha umwuga wacu wo wabugana hera no ntabwo ashobora kutazayigeza yose ariko byanaba urumva erega ni ikibazo cy'imyitwarire no muri gereza hari abantu nubwo ntarabayo abantu bibabwira abantu uko inzira bigomba gucamo bazamwigisha uko imbabazi zisabwa abigire mu nyandiko abigire urumva
niko bimeze abigire mu nyandiko yemere kuba yakora nk'ikiganiro ni byinshi uburyo bwo gusaba imbabazi ni bwinshi ariko n'uwuzisaba ari abona ko ari za nyirarubeshwa cyangwa se ari iz'ukuri cyangwa se bakareba koko ese koko kubuzisabye bivuze ko utazabisubira ibyo ni ibintu byinshi niko bimeze umwaka ugiye kuzura umwaka ugiye kuzura umwaka wo kabisa uri hafi simbizi nyine urumva biragoye ariko iriya dosiye irimo byinshi including na personality ya Jean Paul itarabaye shyashya donc uko yitwaye uribuka n'imibanire ye n'abavoka na bushize bavugaga ngo sinzi uko byagenze uravuga mu rubanza rw'irengeze kuvuga undi oya n'abavoka be cyagiye rodiseti ya mbere igihe bamuha rodiseti gahura n'ira yindi bintu nk'ibyo none yongeye ukundi kwezi urumva ko bishobora kuzakunda ariko nawe bigomba guhera muri we ntabwo simbizi ari byo ntavuga ariko nawe ubwe yikorere retrospection kandi cya kabiri Jean Paul ibintu bimwe mu bimushuka ni credibility yigeze kugira uyu munsi Dashim uri harimo avuga ukuntu Imana mu kurema ibisiga hari amababa maremare kikaba cyaguruka kikarenga ku cyari cyacyo icyo ngicyo irakigarura amababa ikayakata mu gifaransa baravuga ngo Dieu sait pourquoi il a raccourci les ailes de quelques oiseaux. Imana izi impamvu hari inyoni yahaye amababa magufi. Iyo igutije maremare rero ukaguruka ukarenga iwawe, ndavuga Imana irakugarura ikayagabanya. Uri kumva? Jean Paul rero asa n'uwifitemo confidence z'abantu baba bakomeye cyangwa inzego bigeze gukorana, hanyuma imibanire irahinduka we ntiyabimenya. Uri kubyumva? Asa n'uguma muri icyo kintu kandi kitagihari, asa n'uguma mu nkovu z'imiringa. Ako kantu abantu mbanza ari ubwa mbere, sinzi niba ari ubwa mbere nkavuze cyangwa gusa ntabwo gasona neza ndabizi, ariko izo confidence ndazizi ko Jean Paul azifitemo, ko yigeze gukorera inzego cyangwa zimukoresha, mbanza byose bivuga kimwe. Gukorana n'inzego, kuzikorera, kuba zagukoresha ni kwa kundi ushobora kubona amakuru mbere cyangwa se akabaho wakwinjira abandi batahinjira. Iyo bihindutse rero ntuhindukane nabyo, urewe nako kantu wasanga kamuriho. Ariko wowe nituzadukora ikiganiro kuri Jean Paul, nujya kumusura, harya iyo musura mu mwasize telefone ntabwo wakibwereka, ujye ugifata mu mutwe ukimubwira uti ko bivugwa uzasanga byinshi ari byo. Iki ngiki nzakimushyire kuri flash azayirebera hese ajye kukirebera hese, ajye gusaba kuri TV nyine, ajye iwabo, habayo mashine. Okay, ariko mwana biganiro ukabimubwira ukabwira uti genda gabanya, gira uricyaca. Ntabwo utekereza ko yacyakira nabi kimwe n'abafana be? Ntabwo uya iyo ujya muri ibyo by'amarangamutima rero ntabwo wakora bene aka kazi. Nanjye ndi kubivuga mbizi ko inshuti ze zitarabyishimira, ariko ntabwo navuga nese mvuga ibibaryoheye. Nanjye ndabizi neza rwose, ariko ntabwo wakora aka kazi ushaka ibiryohera abantu gusa. Uri kunyumva? Ntabwo waba ukigakoze. Wajya muri showbiz ukajya uvuga ngo kanaka yasohoye indirimbo, umuhanzi kanaka yujuje inzu, kanaka yakoze ikizami yagitsinze, kanaka ya graduatinze, so what? Ndabizi rwose, nanjye ndabizi, ndanikingije. Ubwo niba ari bijugujugu bayitere hakiri kare. Uri kumva?
ariko Bari bukorohere kabisa. isomo rikomeye cyane nakubwiye ngo umucamanza umwe abaye ari we waburanishije Ndimbati akaburanisha Jean Paul akaburanisha na Barikana cyangwa abantu bamwe bakasista kuri izo manza zose uko ari eshatu nabo bakubwira abo baburanyi bitwaye bate uri kumva ibyaha byabo bikurikiranye bite hanyuma we nk'umucamanza w'umuntu uri umuntu wabikora uti urumva ndi gusoza ikintu numvise mu byo utubwiye imyitwarire iri imbere cyane personality ya Jean Paul y'ababuranyi ngendeye kuri abo bose personality zabo imyitwarire nyine uko kamere yego cyo numvise rwose kiri mu bintu bikonta uko bamugana ukurikije Barikana Moses ukuntu barize Jean Paul wigeze ubona aranjya gutya wigeze ubona nahumbaguza ntacyo mpfa nawe ndakurahiye ntacyo mpfa nawe abantu babyumve uko nari nakubajije ibi ngibi urabona bitari buze gukanga abari mu mwuga ariko umwuga uzabaho kameme usibye no gufungwa hari n'ibirenze gufungwa bibaho ariko umwuga uzabona abawukora kameme uzabona abawukora abawurimo by'ubwoba bawuvamo nta n'akazi katagira risike nta kazi katagira risike numva nta nicyo binatwaye rwose nta kazi katagira risike buriya nanone ngaruke kuri Dashimu ejo ikiganiro yakoze ejo yavugaga ngo kora icyo wumva wishimira uwishimira azihanganira na risike ziburimo ariko niba yarawujemo ari amaburakindi kwa Mutangana ibibanza birahari no muri shike bari kugurisha imiryango no mu Gakinjiro imyanya irahari cyane sibyo se bose urumva na permis irahari twara taxi voiture hindura umuvundo rwose niko bimeze niba bitakurimo niba bitakuryoheye ariko iyo ari ibintu bigushimisha wumva ushoboye wicara unabinoza risike zirimo ukagenda nazo ugenda uzikwepa tubana nazo rwose hari abantu baherutse kunganiriza mu buryo ujye imbere narababwiye nti rero reka mbabwire niba nkora ibiganiro wenda 3 ku munsi sibyo bitotariza amasaha 4 n'igice ibiganiro 3 ku munsi mu cyumweru n'ibiganiro 20 cyane ntabwo cyumweru cyashira utanyereye rwose udateye metero ngo zigwe mu kwabandi nahise nkoresha igiterime kiremereye naraho mwakwagura gereza batereka reka ntabwo tubereho gufunga tubereho kubaganiriza voilà uvuze ngo muri aka kazi nguzabaho ukubita ukwezi ntacyo uhutaje nayo ibyo mvuga reka shaburetse shabyihoreje wabonye ibiri kumbaho umuganda wiki umva bari bakwivuganye ngo ibintu wavuze ibyo nzabivugira iwanjye w'umuhungu utagira utihungabanyiriza cano yawawa arahugera ukumva wakwiruka pe ukakavamo sino ntabwo ari ibyo byonyine YouTube twazijeho akarasira bagenda wa mugabo yitwa nde w'umusilamu Rashidi bicahagaragiye baragiye kwituze baragiye we urumva araho nta wabakiza cyuma nabande bose so rero ntabwo byakanga abantu bashaka kuza mu mwuga niba bawukunda ariko iyo ukunda umenya n'ibyawo ntabwo ujya ubona abasore ujya ubona kwasiteri zipakiye abana b'abasore ba 19 ba 20 bagiye nk'inasho ku ikosi ya gisirikare kabisa none se yabaye ku isasu ryica ariko bigiyema bikunze nkazwe rero twebwe imikoro n'ikaramu no ikigenzi ni ukuba muri wino kabisa ibyo tubamo ntabwo byakanga abantu so rero ubwo kandi reka tubonereho kwibutsa ko abantu rwose mukeneye gukora ingendo zo hanze kwiga gutura gukorera guhugurirwa
hanze mushobora kunyura muri Neo Travels bakabafasha ku bijyanye n'ingendo zanyu. Ubwo ni ukuvuga ngo ari ukubafasha gushaka ibyangombwa ndetse kurinda mugeze mu ndege. Nirumva tugenda ukababwira ubundi bo bakajya muri gahunda. Yes. Ushobora no kubahamagara rero kuri nimero yabo 0782 37 87 niyo ngiyo ubundi ukabavugisha bakagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So karegiye wenda ndi gusoza nari nakomeje mvuga nti abakunzi ariko buriya nta umuntu wese abafite abantu be n'abafite abantu be niba nshaka gusoza nkubaza nti abakundaga Jean Paul ukurikije imiburanire ubushinjacyaha Saidi yabwo wabaha ikihe cyizere kijyanye n'iki no kongera kumubona? kandi nakubwiye ngo abamusura bajya bamuganiza mubwira asaba imbabazi banamwereka uko bazisaba n'abafunganywe nawe banahariya bamwereka uko imbabazi bamubwire mbese ikibuga ari uko kimeze. Ibindi byose birashoboka nta kidashoboka. Hariya se ntari n'abamaze itatu bakarekurwa ari abere. Ariko nyine bisaba erega se navuga ngo iki buri umucamanza muri iriya nzaba ari nk'Imana. Iriya ntabwo ari kuri yasinze n'ubundi ku rukiko si kurukinira ku rukiko si kurukiniro. Umucamanza agufite uburenganzira bwose kandi akuburanisha areba nyine wowe wamuhaye ikihe cyubahiro. Uramubona nk'umuntu usanzwe urumva. So rero uko wamwiyeretse nawe niko kugenera. Banambwiye ko hari ingone n'uburyo bwo kuburana aho wifata yaba gutya yaba kugira gutya yagufata amaboko byose biba bifite icyo bibwira umucamanza. Imivugire none uribuka akantu kambere umunyamategeko ku briefing no kuvuga uti nyakubahwa president ugomba kukavuga. Ariko uribuka watanze urugero rwa champagne n'icyayi. Yari umuntu woroshye. Nabyo nkunda kubikompara sinzi impamvu barikana komeza ngarukamo. Reba wavuze icyayi cya Nyamasheke na champagne ya Gasabo ufate nabarikana warize na Jean Paul umucamanza hariko uzacu rwanjye we mbaye mwibwiriye kareka hariya ntago aba ari umuntu aba ari hariya ntago aba ari umuntu ariko nawe ni umuntu arakureba waciye bugufi ese ubabajwe n'ibyabaye. Uri kumva? Yego. Nawe ugiye ukavuga wabonye ibyo bakoze Mironko ariko uburana civile bikamuviramo penal cyane rwose. None usibye hari umuntu uzi ko Mironko kuri azajya kuvuga ngo ushaka wowe wakana abwira meya wakana ngo Mironko uramuzi ngo ibyo wita ibihuru wari wabitunga abwira meya ageze mu rukiko ashaka kubikora umucamanza amuteye 12. Ubwo haraho nakubwiye urumva igero naguhaye ntiyari atatu n'icyenda asubiza kandi yari yaje azi ko araratashye kuko ibyo yaburanaga ntibifungisha cyane rwose. Rero nibura ibyo bintu bikwereke bibwire n'abandi bantu ngo imbere y'umucamanza please ntacyo uricyo reka umwavoka avugane na mugenzi we kuko bo bibiza amategeko asubirikanye n'umushinjacyaha umucamanza baze wowe ugende buki wumve ko ntacyo uricyo kandi abo bantu bose muri kumwe aho imbere barataha iwabo banywa icyayi umurete speciale urabyumva bararane n'abagore babo baterura abana babo wowe udahari ubanza ujye muri uwo mubare kabisa umva. Okay ushatse wandekura nkataha naho kaminira rwose ngushimire ku mwanya wawe wakoze cyane nyirango ubudufashije kumva ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo ni nako mbonera kubwira ni aba batabyumva kimwe nawe bajye bakora comment aho hasi muri comment nicyo haje ibyo rwose murakoze mu bwubahane ndagushimiye.